Yosefu mukasana kiwanuka Kamandereya na Karori Rwanga Kiringwayo Kabuka na Gonza Nawe nabo bazi sukwemera guhanitse Yes, nagarutse rwose nagarutse niba ibi bya mbere byacitse niba dutangiye ibindi harya ubwo muzampora ngo ko ntabizira harya babimenye bo babimenye bate mbamyibaza nkibaza nimba ariko se harya umuntu abihora undi ariko ntacyo njye buryo unabimpoye nakwihanganira simbona ko bihinduka crime burya hari crime hari na crime ntabwo ibi ngibi mbibonamo crime rero ntegereje umuvandimwe wanjye Tarisisi mu by'ukuri banza abonye ndi njyenyine akavuga ati no ntabwo ukwiriye kuba wenyine kandi koko sinzaba njyenyine kuko ntabwo ndi njyenyine mu by'ukuri mfite abantu turi kumwe kuri uru rugamba kandi babyemera ko tugomba kurugendanamo ubwo rero ubwo nari ntangiye topic mu kanya mbabwira ntise koko iyo ikinyoma kivuzwe na benshi kikavugwa kenshi kikavugirwa henshi birangira kibaye ukuri kuko hari abantu mbona babifashe batyo bazi koko kwiyo ngo bavuze ikinyoma bakakivugira henshi bakakivugira rimwe bakanakivuga cyane bakajya bakomeza kugisubiramo ntago ndi bubitinde ibinyoma ni byinshi cyane mubona abantu basubiramo abafite iyo propaganda nyine yo gusubiramo ikinyoma inshuro nyinshi ngo kuzageza gihindutse ukuri hagire andi magambo mu ntera munyongerera amagambo ayo navuze nayo ngayo ariko nibwo nimvuga kimwe mukumva n'ikindi nta kibazo nta rubanza rurimo gusa kuvuga ikinyoma ukakivuga kenshi njye mpamya ko atari ukuri ko kitashobora no kuzigera gihinduka ukuri ni ukuri ntiguhinduka niyo kwavugwa na bake gukomeza kuba ukuri niyo mpamvu mvuga ngo ikinyoma ni ikinyoma nyine niyo cyavugwa na benshi gikomeza kuba ikinyoma nari nteruye rero ndi kuvuga umupadiri numvise ngo ibuka Belgique rwose ngo yashyize ngo mu majwi cyakora birambabaza iyo mbona bene wacu barindagira kuriya kandi nkababazwa nuko aho byerekera aho ikinyoma kirimo kiberekeza kiriya FPR kiberekeza ku kurimbuka atari ukurimbuka bisanzwe kurimbuka no gushira kuko FPR nta kizi bapangira kugenda rero mukajya mwirirwa mubyina ngo hakozwe jenoside imwe ngo iyo FPR yemera ngo kubera ko ngo ariyo ngo babwiye ngo Ronika yemera ngo ubwo ngo izisigaye ngo izindi zisigaye FPR yakoze reka mbanze nakire muvandimwe Tarisisi yanshubije inyuma mwese mubireba kuri bose babireba Kigali hari televiziyo byo kwamamaza bari barateretse ahantu kwa Rubangura hehe noneho hari umuririmbyi witwa Theo sinzi irindi zina rye ariko bamwita Theo bose babireba Tarisi uramuzi yitwa Wirengeye Imana sinzi niba uri kunyumva ndakumva Theo bose babireba Theo bose bamwitiriye n'ibyo biteleviziyo byitwa kuri bose babireba umuntu akabwira undi ngo duhurire nanze kubaho ntariho ngo duhurire mu mujyi ngo hagana hehe ngo kuri bose babireba bose babireba rero n'ibyo biteleviziyo biraho ku muhanda nyine ni n'ahandi hose biraho ko ni impuza zo kwamamarizaho noneho i Kigali rero bazise bose babireba bihuza n'indirimbo z'uwo Theo bose babireba
wigeze kwiririmbira ngo Imana ngo izagukura sinzi ukuntu izabihindura ngo bose babireba ngo bya bisorori byarimo ubusa ngo bizuzuramo ibiryo ngo bose babireba ngo abantu bakwimye cyangwa bakuryaniye inzara ngo Imana izabihindura bose babireba kandi koko nta magambo yanjye mbikoresheje ntabwo ari ibitero by'indirimbo ye ariko mu by'ukuri nicyo byavugaga bivuga rero ko bose babireba ibintu bihinduka nawe rero wampagaritse mu kiganiro nari ntangiye ndi njyenyine maze kugitangira kuri Zoom kandi bansetse cyane bikubita hasi ngo ntabwo natangirira ikiganiro kuri Zoom ngo ubwo ni umuntu bampaye ngo linki ngo nako ntabwo ari umuntu ni padiri ngo nibo bampaye linki kandi ngewe nakubeshye ni ukutabimenya ibyo namenye mbere ni ibingibi nibyo ngikoresha n'ibindi rero nzabimenya ese kubihinduka icyaha gute ibi bihinduka icyaha gute none se ko hari uwavuze ko ahubwo ngo ari we watwigishije yaba yaratwigishije bakongera kubidukorera ntabwo mbizi none se yatwigishije ntitwafata that is not the case yewe rwose numvise byahindutse urwenya ngo ntabwo doko ngo ibyo navuze ntawe ubivugaho ahubwo baravuga uwantumye ariko nibuka rimwe nubwo ntaraguha ijambo ngo usuhuze abadukurikiye nibuka rimwe ngikorera ibiganiro ku ikamba kubera ko nijugunye ku ikamba ntazi urwangano cyangwa ibibazo bafitanye n'abitwa batabita noneho ngiye kumva numva ibyo mvuze bakavuga ngo Jean Paul na Flora nibo babimbwiye none uyu munsi abo bavugaga ko babimbwiye babizi neza ko bitari byo nibo bari kumbwira ko ibyo ndi kuvuga nanjye nabibwiwe na padiri. What does it mean? N'ibyo ngibyo bisobanuka bite? Ni ukuvuga ngo atandukana na padiri nkegerana na Tarisisi azajya ndigita. Ni ukuvuga ngo njye ubwanjye nta bitekerezo byanjye bwite mfite. Ko batemeye ko cyarimo bandika ko abantu bagomba kubimenya. Abantu bagomba kubimenya kuko buriya agatsiko gafite amayeri. Buriya babyita igipindi. Babyita igipindi umuntu akakubwira ibintu nawe ubwawe wumva bitanashoboka kandi ubikarangira ubyemeye ko ari ukuri. That's my point. Uyu munsi ndimo kuvuga ngo ese ikinyoma kivuzwe kenshi kikavugwa na benshi kikavugirwa henshi gihinduka ukuri. Reba nk'ubu bavuze ko ngo ari wowe ihora ihoze kandi ubihora ihoze uri kuvuga uri no muri chat. Bose burya yanashobora kuba nshobora byose. None se reka nkwibwirira ikindi kintu cyantangaje. Ni ukumva umuntu avuga ngo yampaye ubuzima. Ndi murashya nkwano se? Ngo na Kagame ngo asubiza ngo amagufa nk'umwuka hari nigeze kubyumva. None ngo na Jean Paul yasimbuye Kagame nawe ngo yampaye ubuzima ntari. Nawe niyo basigaye asubiza nk'abantu umwuka. Tako bunanjye ahindutse murashya nkwano Jean Paul ahinduka FPR mu buzima. Bigaseka nk'akeza koko. Bibagirirweho rwose ubuzima butangwa n'umuntu nge ntabwo nkeneye. Uwo muntu wampaye ubuzima ngo nari meze nabi ariko naje imbere ya kamera mutandebara. Ariko ibyo nimwe babibwira. Ariko rero hari ikintu abanyarwanda bagomba kumenya. Uriya watuzaniye kuba bataripfana buriya yatugiriye neza cyane. Urabona ko iyo umuntu akuvuze ugaceceka iyo akuvuze ugaceceka birangira nyine ibyo yavuze biguhamya. Urabona ko hari abantu badusabye nuko hari kuvuga byinshi ngo muceceke hatagira ibyo mwonona. Noneho kandi umwe agaca ku ruhande akagenda bakivugira noneho n'ibitarabaye bakavuga ntihagire ugira icyo avuga hagira umusubizo ukabona bose barahagurutse. Oya tugomba kuvuga tuzavuga uzajya vuga amezi 7 avuga ko ntigeze mbona hari umuntu n'umwe uhaguruka nk'uko bahagurutse uyu munsi ko yamaze 7 babishya hari umugani kuki uyu munsi bihindutse ikibazo. Hari umugani uvuga ngo ugusuriye ntumusubize ngo akwita ikiburano. Niyo mpamvu buriya Tarisisi nimba hari ikintu nibitseho ntacyo ndengejeho yitwayo niba ari ku bunini niba ari ku bwinshi niba ari mu biro I don't know ariko nzi ko nyifite
Anyway, ntago rwose pe, I didn't think ko ndi bubavugeho at all kuko numvise induru zavye. Ariko ikintu kintangaza nuko umuntu ambwira ngo ninjiriye muri Zoom. Kwinjira muri Zoom, what does it mean? Nibyo nzibu, nibyo namenye, nta bindi ntazi, donc ibindi ntago ndabimenye. Kuki bihinduka ikibazo mu muzi byose? Kuki bihinduka ikibazo? Ibyo nibyo nzi, ibindi sindabimenye. Ibindi nabyo nzabimenyeje. What the hell is that? What is the problem? Cye ntago ndabimenya, isigaye nabyo nzabimenyeje. Ntabwo ari ikibazo. Ariko uwo muntu wampaye ubuzima, we mbaye mwiyamya bwisubize. Abwisubize, naje imbere ya kamera munde, nta buheri nari ndwaye, sinishimaga, nta musatsi wari upfutse ngo wameze mpageze. Kumvikana uwo muntu wampaye ubuzima busubirane. Wasanga ataraguhaye ku gipande cy'igishura se. Igipande cy'igishura nawe imbeho yaramwiyiciye. Kiriya gishura reka nkubwire amakuru yacu. Iriya nitura tugabane niwanga bimeneke. Ni padiri urirukana mwe mayire cyangwa ntwari igishura. Uramwirukana cyangwa ngo uhombye. Ariko padiri nta kintu yahombye rero, mbabwiza ukuri. Biriya ni nk'uko umuntu yakubwira ngo ese ngo ni nkavuga ngo mumfate ntamwica, mumfate namuvu, ariko biriya uriya ni umuvumo. Ntago kiriya gishura gishobora kukubera umugisha. Rikada iyo umenya neza ko kizaguherekeza kugeza upfuye, ntago wari kubikora. Ariko iriya nitura tugabane niwanga bimeneke, nudakora utya nanjye ndagirana. Donc nutagira utya ndagirana. Ariko iriya turatugabane niwanga bimeneke. Iriya ntabwo ari igisubizo rwose, biriya ntabwo ari igisubizo. Anyway, reka nibwire kuri topike. Navuze ko ngenda ngizanya nka saa sita z'ijoro hararenze. Ariko reka mbanze nsuhuze ntaza kuba nka cya kinyoni. Ikinyoni kitavuga. Hari ikinyoni ngo kiguruka kitavuze bakacyita cyangwa bakacyita igiswi. Bakunzi na Felicite mwe mayire nawe birakureba TV ndabashuhuje, mumbabarire kuba yenda ninjiye nsahinda, nuko nisangaga hano ni mu rugo. Twababwiye ko nanze kubaho ntariho TV na nawe birakureba ari impanga. Rero iyo mutubonye tuba turi bamwe. Nkaba navuga nti mu gihe kiri imbere yenda tuzababwira ko dushobora kuba hamwe babyita ko ngo ni televiziyo ya padiri, wenda niyange bazayigira ko ari ya padiri, ariko inabayeyo nta kibazo yimpaye, ntabwo yabangiriye nabi kandi sinanamugaye. Ese kuki atangabira cyangwa atagabira mu imaye? Ikibazo kiri hehe? Icy'ingenzi ni ukumenya icyo bakugabiye icyo gikoze. Ndabashuhuje rero mwese abari muri chat, nizere ko mumeze neza, kandi twaraye dukurikiye ikiganiro kirekire cyamaze amasaha 5. Kwamaranya amasaha 5 n'umukenyezi witwa Vanessa. Vanessa buriya nashakaga kuba namusuye nijoro tukakorana ikiganiro nuko nari mvuye mu kindi naniwe. Ariko yadukoreye ikiganiro kirekire. Sinzi niba niki cyati kitari umara amasaha 5. Muryoherwe rero n'ikiganiro tugiye kubakorera, murakoze. Rero hari abantu batangiye kumuza ibitotsi mu gitondo saa 10. Abantu bari kumamagara ngahita nyirya urwara ngongera nkisinzirira. Abantu bari kumwirya urwara nkisinzirira. Kusaba abantu baranshaka wi. Sinigeze menya ibyo ari byo mpaka saa 4. Saa 4 nibwo Brigitte yamamagaye ati ariko se Brigitte ntabwo nababwiye ko nta matsiko ngira koko. Ntabwo nabibabwiye ko ntajya ngira amatsiko. Icyambere kwa Vanessa yenda hari yo mba ndi maso nari kujya I don't know. Ariko ngiye kumbwira ngo ngufashe telefone ngo unyoherereje ngo ikiganiro, ngewe nakambanza nanabisabire, nabahaye nimero mukanya ndanayibaha n'ubundi ndongeranye bahe ukenera ko tuganira nta kibazo. Nabahaye nimero ariko ntagira ngo mujye munyoherereza ibiganiro bya mfitiye subscribe. Ibiganiro mfitiye subscribe nanjye mba nagezeyo nukunyuzuriza telefone nta mpamvu. Hanyuma ibyo ntafitiye subscribe nuko ntabikeneye.
ndagira ngo nsaba abantu banyoherereza ibiganiro bya Mukankiko ko ntabikeneye, ntabwo mbikeneye. Yewe ntabwo umuntu yaza yiruka atwaye inkota aje kunkomeretsa ngo nanjye niruke musanganira. Ibyo bintu ntibibaho. Numvise Vanessa avuga ngo buriya ngo mwemera aba yakomeretse, ntabwo nkomereka Vane, ntabwo njya mbimenya. Sinshobora no kukwemerera kubimbwira, ntabwo nkeneye kubimenya, nta n'undi nkeneye ko abimbwira. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ntihakagire unyoherereza ibiganiro bya Mukankiko. Nzajya numva mubivuga binyura hirya iyo nimwe aba yabibwiye. Njyewe sinshobora kumva ibiganiro binsenya, ibishoboka. Yangane Tarisi ushatse waba ugize ntuzankareba ko mbona urumuri haje. Hari abantu bafite strategy yo gukora business, noneho agashaka ikintu gishobora gutuma abantu bose bakirukira. Umuntu akavuga nk'ibintu nk'ibyo ngibyo, yenda yagututse, yagukomerekeje, yagize gute, noneho inshuti yawe yabibona akavuga ati ibintu ntabwo nabyihanganira. Nyamara kandi ntakamenye ko ari strategy ya wa muntu akoresha kugira ngo ibiganiro bye byihute abagira ama-views menshi, nyamara nta kintu kiba kirimo. Ariko iyo bazaniye ibintu nk'ibi ngibi bibafitiye akamaro, bagira ubute bwo kubyumva, bakagira ubute bwo kubiparitaja. Sinzi uko abanyarwanda duteye wa mugani. Nanjye wa mugani hari ikintu nababwira muri iki gihe, muri ino minsi nagize inzozi. Kananye mbe karosi nzi baro. Rinda njyewe rinda ndagushuhuje ahuri. Reka mbe karosi. Ndashaka kuza mu kiganiro umbwire ngo heringa. Reka mbe karosi, ariko izo nzozi narose umuntu yenda niba hari ba Daniel muri chat muzamfashe kugira ngo nsobanukirwe n'izo nzozi. Narose inzozi ndi gutembera mu gisagara. Icyo bita gisagara ubwo ni umujyi, nandi mu mujyi. Ndi kumwe n'abantu b'inshuti bageze kuri 3. Turi kugendana. Tunyura ahantu mu mujyi, tuza gutambuka ahantu hari urusengero runini. Urusengero bari bakoze igiterane ku buryo abantu bose bari bahateraniye. Baje kureba, bari kuririmba indirimbo zikomeye cyane, babyinnye. Ndahatambuka n'abo bantu 3 twari turi kumwe. Tugumya tugenda mu cyo gisagara, uri kujya gusohoka mu gisagara hirya gato urenze kuri urwo rusengero, hari ikiraro, hari n'umugezi kuri icyo kiraro kirekire. Ariko hafi y'icyo kiraro hari abantu. Ntahandi kuri rwa rusengero natambutse, nasize hari polisi yari icunze umutekano w'abari bari muri urwo rusengero. Ingorane rero naje kugira nizi. Nageze kuri cya kiraro mpahurira n'umutegarugori wari ufite umwana, ari gukurura umwana mu ntoki, akana karimo kagenda gatoya, gafite nk'imyaka 2 agafashe mu kaboko. Ariko harahagaze ahantu iruhande rw'ipoto y'ikiraro, noneho aracunga areba abantu bari hafi aho ngaho. Ngiye kubona mbona kakana akarekurira muri cya kiraro. Karakana k'agakobwa. Mbona akana k'agakobwa arakarekuye kagiye muri cya kiraro. Kagiye muri cya kiraro mbona aratambutsa nciyeho ari gukomereje. Ngira ngo nta muntu wamubonye. Ngewe rero nahise mufata. Ndavuga nturiya mwana umutayemo hari akubera iki? Umugabo atangira kundwanya. Atangiye kundwanya, abandi nabo barandeba niko ntihagira n'ugira ikintu avuga. Ndahamaga nta polisi iraha hafi. Polisi ndayibu. Cyakora nagize amahirwe babandi twari turi kumwe basubira inyuma. Nabo birukanka bajya gushaka polisi. Ngiye sigara mfashe wa mugore. Ndavuga nti uriya mwana atavuyemo hariya, utavuze impamvu mwoherejemo hariya, ntabwo ncika, nubwo ntafite uburenganzira bwo kuguhagarika. Ngewe ndaguhagaritse, yenda nzisobanura nyuma. Umugore tugumya turi kurwana ashaka kunyinyugushura ngo agende. Nanjye nkomeza kumufata, ariko tugaruka mu gisagara ngira ngo ngaruke handi kuri rwa rusengero aho nasize hari polisi. Nza ndi gusakuza cyane, ndi guhamagara nti uyu mujyi nta polisi ugira koko. Nagiye kugera hafi ya rwa rusengero hamwe hari polisi, babandi bari basize bagiye gushaka polisi bataragaruka. Nanjye nakangutse ntarabona polisi. Umugore ubwo sinzi uko byagenze, yaragiye, umwana agenda gutyo mu kiraro. Bavandimwe, niba harimo Daniel mu badukurikiye, muzasobanurire by'izo nzozi. Ariko nyine ntago byoroshye ni ibi byose tuba turi kuvuga, urugamba tuba turi kurwana.
birakomeye cyane kugira ngo tubone abarudushyigikiramo, tubwire abantu tuti dore biriya dore uko bimeze, hagira ababyumva. Ni ikibazo gikomeye cyane. Aba rero nyine ngira ngo ushobora gusobanura izo nzozi azazinsobanurire, yenda hari byazadufasha kugira ngo tubikuremo isomo, bizafashe n'abandi, cyangwa se n'icyatumye izo nzozi nzirota, niba ari message Imana yari yampaye izafashe n'abandi. Murakoze mwe Mayire, niba hari icyo wasobanurira ahubwo wamfasha. Yego Daniel we ngiye rwose ntago buriya umuntu watwemeje nirinda watuzaniye inzozi ntizimara iminsi zikaba zitweretse neza ukuri. Nta rwose reka nkubwire, reka turekere chat iraje tubwire bazadusobanurira ntagira ubishobora, Uwimana izafasha ikazimusobanurira. Ntazatinye kunyandikira, inimero iri hano iruhande rwanjye, ni uguteranya 1,614,974,35,02 rwose anyandikiye akambwira ati ngewe nasobanuriwe inzozi zawe ni izi ngizi, byamfasha cyane kandi nanjye ningira icyo mbyungukaho nzaza mbibwire abadukurikira. Brigitte yaransabye link nayimuhaye, nuko mbona hari kubera ko agira telefone nyinshi nshobora kuba nayimuhaye hatariho, ariko niba nyumva ibyo byose abibone ko namuhaye link. Urakoze Tarisisi rwose, urakoze no kuntabara muri iki kiganiro nari niyemeje gukora njyenyine nticyari kurenza iminota 20, ariko ubwo ntacyo reka gihinduka ikiganiro. Mu by'ukuri twibaze niba koko ikinyoma kivuzwe igihe kirekire kikavugwa yenda na benshi cyangwa henshi, ngo koko ngo gihinduka ukuri. Barumbwire wowe uko ubyumva, kuko aha ndabikuriza kuri ngo ibuka Belgique, ngo yifatiye ku gahanga umupadiri w'umuzungu uherutse gusoma misa, ariko muri misa akavuga ko yemera ko habaye jenoside 3. Izo jenoside 3 nanjye ndazemera. Nari navuze mbere gatoya yuko umamagara ngahita mpagarika banza nahise ntangira ikiganiro bwa kabiri. Navuze nti iyo jenoside rero ngo mugiye kuzigaragambiriza ngo kuri paruwase cyangwa kuri diocese sinza wakorera. Nanjye wanjye ndaza kuba adresse muzaze mwigaragambye. Muze mwemeze ko nanjye nemera jenoside 3. Nkaba narakorewe imwe muri izi 3. Ariko nkaba nemera ko hari izindi 2 zitari zitandukanye n'iya nkorewe, ariko zakorewe abandi kandi nabyo bikaba bibabaje. Tarisi reka nguhe ijambo. Urakoze mwe Mayire. Ikinyoma iyo kitanzwe igihe kirekire nyine ntihaboneke uvuga ukuri, Kigeraho kigahinduka ukuri. Ariko nanone kwa kuri yo kuje niyo cyaba kimaze imyaka n'imyaka kiraho ngaho gihita gihanuka kikikubita hasi rwose. Iyo ngibyo rwose ndabikwizeza, kubera ko nabibonye kenshi cyane. Baravuga ngo ugenze wenyine ngo avuga ibyo ashatse. None se niba nta wundi mwaye muri kumwe nyine ninde wakunyomoza, ninde aho wari uri kuvugira nta wahageze, ninde wakunyomoza kubyuvuga. Babifata nyine nk'ukuri kuko ari wowe wenyine uri aho ngaho. Ariko iyo habonetse uwo mwari kumwe nta kiba ushobora kongera kubeshya. Icyo kinyoma ntabwo kiba kikibaye ikinyoma, kiba cyakindi kinyagisha cya wa muhungu wa Semuhanuka umwe bitaga Muhanuka. Kiba nka cya kindi cyo kuvuga ngo ndinanuye nsekura ijuru. Nibyo rwose. Cyo kibahita kinyagisha nyine. Kinyoma kiratinda kigahindurwa ukuri, ariko ukuri kwaza kigahanuka kikagwa. Ni nabyo turi kubona. Ni nabyo turi kubona, niba kikanashwanyuka wa mugani wawe, kikanashwanyuka. Nibyo turi kubona. Buriya urabizi ko mu Rwanda bashyizeho ngo icyaha ngo cyo kuvuga ngo double genocide. Hari nabo numva bagitinyuka no kubivuga. Ba nta soni baba bafite ko ngo double genocide ngo bivuze ngo ni icyaha kandi barimo no gutegura iya 4. Ni triple genocide banategura iya 4. Quadruple ahubwo cyangwa se none se yabaye iri gukorwa muri Kongo ntabwo ari genocide. Abanyamurenge ko nabo bari kuvuga ko FPR yabakoreye genocide zabari yakangara, kandi ko ibimenyetso bihari ko ababibayemo bahari babyerekana. Yizaba ari yakangara zizaba ni 10, ariko wazikoza amenye ko azazibazwa, azazikorera, agomba kuzikorera abandi.
nta n'ubagomba gutera ubwoba abantu ngo nibe kubivuga ngo niba bivuga ngo azabigira icyaha kubera ko afite ngo inkiko z'abajyanamo. Izo nkiko nta gaciro zigifite, ahubwo izo nkiko ziraje ziba ari we zibaza ibyo binyoma byiwe. ziraje nawe zimuhanga amaso, kuko uribuka Karara de Ponte bamwirukaniye ko yashatse kubaza na jenoside y'abahutu. Ngira ngo y'abanyekongo hari yari yavugwa, ariko kandi gutinda kuvugwa ntabwo bivuga ko itazavugwa cyangwa ko nivugwa itazabayo. Kandi yabereye muri Kongo ntabwo ari ukuvuga ngo yabereye ku bakongomani gusa, yakorewe abanyekongo, ikorerwa n'abanyarwanda, kuko bagiyeyo bitwa ko bagiyeyo bakurikiye abanyarwanda, noneho batsemba icyitwa umunyarwanda, dore ko ngo bazi ko ngo umuntu wese utari umututsi aba ari umuhutu, niyo yaba ari umuzungu niyo yaba ari umukongomani, ngo na Kisekedi ni umuhutu. Wari ubizi Tarisi? Na Kikwete yabaye umuhutu, na Makoro mu minsi iri imbere azaba ari umuhutu. Wese azagera i Kinshasa uzarebe ko atazahita ahinduka umuhutu. Apfa kuvuga ibinyuranye n'ibyaba azahita aba umuhutu, kandi aribyo bigiye kuba ahubwo. Kandi Makoro niwe ugiye kubajyana mu rukiko, niwe ugiye kubajyana muri conseil de sécurité, nyuma yaho azabajyana no mu rukiko. Ni gute se atazaba umuhutu? Mu muhutu cyane ahubwo. Nuko rero iyo jenoside yageze kujya gukorerwa muri Kongo, ntago yakorewe abahutu bari muri Kongo bahungiye, yakorewe n'abanyekongo yasanze, baragenda barabatsemba barabamara. None uyu munsi birirwa bavuga ngo dukurikiye ngo FDLR, ngo yaduteje FDLR, ngo hari ngo MONUSCO imaze imyaka 20 mbateye y'inshuro zingahe Tarisi niba ubyibuka? Bamaze gutera inshuro zingahe bayicaho bakigira ikincaza? Ariko ibyo bintu nabisobanuye kenshi cyane, niba hari abantu babaye mu Rwanda bari kunyumva, ninde wabaye mu Rwanda muri mbere ya 94 cyangwa nyuma ya 94 kugeza muri 90 kugeza muri 2000? Ninde wabaye mu Rwanda wabonye uzi FDLR muri iyo myaka? Ubiza azambwira ati ngiyewe FDLR ndayizi muri 94, cyangwa se FDLR ndayizi muri 96, cyangwa ndayizi muri 98. Azaboneka azabivuga. FDLR yavutse mu mwaka w'2000, yakoze jenoside muri 94 itarabaho. Ndumva ngo ngewe numva rwa rubanza rwa cyakirura n'umwana w'intama. Ikirura kiri haruguru kirimo gukaraba, umwana w'intama ari hepfo yacyo nawe ari kwikarabira, ngo kuri kuntobera amazi. Amazi ari guturuka haruguru, wowe ni wowe uri haruguru, ngewe ndi hepfo yawe, ngutobeye amazi gute? Ngo niba atari wowe ntabwo ariko yavuze ngo ariko ngo n'ubundi ngo n'umwaka ushize ngo warantutse. Nari ntaravuka. Nagututse gute? Nari ntarabaho. Ngo niba atari wowe ngo ni mukuru wawe. Urwo rubanza rwa FDLR rwa 94 ntaho rutaniye n'umwana w'intama n'ikirura. Muri 94 nta FDLR yari ihari, ndetse na 98 nta FDLR yari ihari. Iyo FDLR yakoze ngo abana gukiranirwa kwa basi itarabaho, ivuye hehe? Ari noza version muri bibiri ivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa basi. Ihora abana gukiranirwa kwa basi. Reka duhe Brigitte ijambo, ariko nguciye mu ijambo rero. Oya, nta kibazo, turaza gukomeza mwakire. Brigitte ngo ijambo nawe suhuza abadukurikiye. Murakoze Ministre Mwemayire, ndabasuhuje nanze kwaho ntariho bwana Munyankindi Tarisisi. Suhuje mu Rwanda bose bakurikiye iki kiganiro n'abazagikurikira mu minsi izaza. Ngira ngo bashimire ko gihe cyose mamushakisha uburyo twakwicara tukaganira ku bibazo bitwugarije, tubishakira umuti, dushakisha umuti w'ibibazo byacu, kugira ngo turebe ko twakwivanaho iyi killing machine. Rero mpite mvuga akantu gato ku byo ninjiye muvuga, nabakurikiye mutangira, ariko mbabwire ko ngo ikinyoma ngo iyo kivuzwe igihe kirekire ngo kigeraho kikaba ukuri.
ntago ntekereza ko ikinyoma niyo wakivuga imyaka igihumbi kiguma ari ikinyoma, ntago gishobora guhinduka ukuri, ntago bibaho. Kandi ngira ngo turabibona, turimo kubibona imyaka 30 abantu babeshya ko mu Rwanda hakozwe jenoside. Twari tuzi ko ari ikinyoma, twari tuzi ko harimo ikinyoma, bafite uko bayiteguye, babeshya bayiteguye, babeshya ibiki byose. Twari tuzi ko ikinyoma kirimo, abarengana bari bazi ko barengana, abishwe barengana barabizi, abafunzwe barengana bariyizi, ariko bigeraho bikamenyekana. Ubundi ukuri guhora ari ukuri, ntabwo ikinyoma gishobora kuzahinduka ukuri niyo bazana iki, ntabwo bibaho. Iyi jenoside badukimbye bakavuga uko yateguwe n'uko yakozwe, ikinyoma cyabo cyaragaragaye, ntabwo byigeze biba ukuri, byari bibeshye. Ahubwo noneho uriya mupadiri we wavuze ko ari jenoside 3, hari umukongore wasobanuye ko ari jenoside 4. Ya 4 niyo barimo gupanga ariko jenoside barayikoze. Umukongore yaravuze ati jenoside ya mbere yakorewe abahutu muri 90 inkotanyi zitera zinjiye zica. Arongera avuga ati ya kabiri yakozwe umunsi barashe indege bagahanura abaperezida babiri barimo bakabica n'abari babaherekeje. Iya gatatu yakurikiwe n'iyo ndege ariyo yaje ihitana abatutsi. Iya kane ni jenoside bakomeje baherekeza abanyarwanda babajyana muri Kongo bakabicirayo, abanyarwanda n'abakongomani bavangavanze. Ni gutyo umukongomani niko zivuga, nizavuga ni gutyo zisobanura. Rero ibyo uriya muzungu avuga ya mbere ni ukuva muri 90 hariya naho yari irimo rwose, ntago ari ukubeshya, yarayisobanuye rwose kuva muri 90. Yakongomani namukosora, navuga ko muri 90 yahereye muri 90 ikambukiranya rwose, donc urayigira imwe n'uyu munsi y'igikorwa. Iyo muri 90 n'uyu munsi iracyakorwa, ariko mo hagati haciyemo iy'abatutsi, hacamo n'iy'abahutu bo muri yakorewe muri Kongo y'abahutu n'abanyekongo. Ariko iy'abahutu yatangiye muri 90 na n'uyu munsi irakomeje rwose. Niko bimeze, uko bisha abantu. Twebwe iyo jenoside twibaza, ibyo tuyibazaho birimo by'ukuri n'ibinyoma. Ikinyoma kirimo cya mbere nuko uko yateguwe n'abayikoze atari ko biteye. Karera del Ponte yaravuze ati iyi agiye gukurikirana ibihano byakozwe mu ntambara n'abandi bose baba baragize uruhare muri jenoside, uretse abari ku butegetsi icyo gihe niba bararwanaga ari babiri, nabo uruhande rwabo bafite aho bagendaga bakora ibyaha, banga ko ibyo bintu bibaho, baramweguza. Waravuga yari yaranavuze ati indege nibaramuka bemeje bashyize ku mugaragaro uwayikoze, kubera ko uwayikoze arabizi ariko nuko baramuzi nuko batamushyira ku mugaragaro, amateka ya jenoside azongera asubirwemo. Ni ukuvuga rero ko ukuri kuba kuri hariya guhishe. Ikinyoma niyo wakivuga imyaka 100 ukazenguruka isi yose ukivuga, kiguma ari ikinyoma. Murakoze, naho nari ngira ngo mbe nkoreye introduction, hanyuma mukomeza mwari mugeze turakomeza tuganire. Ndumva renge nari mfite akanya ko kuvuga. Aravuze uti za jenoside zo muzibaze ntabwo zarangira. None se jenoside yakorewe ababonye hano indege ya Habyarimana, iyo ntabwo yo yakwitwa jenoside. Na n'ubu baracyahiye. Yabakorewe se abize mu Rwanda, abentellectuels. Iyo ntabwo ari jenoside. Iri gukorerwa urubyiruko se ntabwo ari jenoside. Jenoside ni nyinshi. Impamvu rero bashaka kuvuga ko bashaka kubuzubona ko ari nkeya bakayigira imwe, nuko bo batazi definition ya jenoside. Ntabwo jenoside bivuga kwa kundi ko hari abantu bapfuye. Hari n'uburyo bwo kwica abantu buhoro buhoro. Ntabwo nagiye kuvuga ngo nanze kubaho ntariho ndi kubikinisha. Nuko hari abantu bapfuye bahagaze. None se abantu bapfuye bahagaze ntabwo bakorewe jenoside. Iyo umuntu agushyira muri kondisiyo ubamo kumva ko ukabaho utari umuntu n'ubundi urutwa n'uwapfuye, iyo ntabwo iba ari jenoside. Abusa abanyarwanda babayeho gute? Abanyarwanda babayeho gute? Umunyarwanda udashobora kuba azi buracya mu gitondo akaba atazi ko buri bwire, yajya kuryama akaba azi ko butari buke. Uwo muntu ari hose yamaze kwicwa kera. Ko ntibakoreye jenoside.
ntabwo rero jenoside twavuga ngo tuzirangize. Reka nigarukire yenda ku kibazo wabumbajije cya FDLR na jenoside. FDLR nari nkivuga ko FDLR yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000. Yenda niyo wavuga ko XFR nako ni FARI ntabwo nubwo ari na XFR, kuko XFR ntabwo ari muri FPR. XFR ni babandi bari bari muri FARI hanyuma bakayoboka FPR bakajya kwifatanya nayo, abo nibo ba XFR. Abasigaye baracyari FARI, ntabwo bigeze baba XFR. Ko ntabwo wambwira ko umuntu utarigeze ava mu mwanya we ngo areke urugamba arariho wamugira ngo ni X. Ntabwo ari X kuko baracyari ku rugamba rwabo, baracyari les forces armées rwandaises. Ubwo rero niyo bavuga ko FARI ari abajenosideri ntibyakunda, kuko byarabananiye no kubyerekana mu rukiko rwa Arusha. Abo bafashe bahereye ku bayobozi ba FARI nta numwe wigeze ahamwa icyo cyaha cya jenoside, uretse kuba barabuze ibyo babagerekaho bakavuga ngo bararebereye cyangwa ngo abo bayoboraga ngo hari ibyo bakoze ngo bityo bagomba kubibazwa. Ariko mu mategeko icyaha ni gatozi. Niba umuntu yaragiye gukora ari umusirikare akagenda akajya kwica atatumwe na komandoma, nta mpamvu yo komandoma ishobora kubimubaza, keretse yabikoze ari mu kazi. Kandi ziko nta musirikare wakoze ibyo bintu akomanzwe na komanda amubwire ngo genda ujye kwica. Ziko nta byabaye, kuko nari ndi muri cya gihugu nararebaga. Abasirikare nabo bagiye bajya kwica ku giti cyabo bitewe nuko babe babanye n'imiryango bari baturanye, cyangwa bitewe n'uruhande bari babogamiyeho mu banyapolitiki. Ntabwo wabashinja igisirikare cy'u Rwanda uko nicyabatumye. Ni nka kwa kundi bavuga ngo FARI ngo ni intera hamwe. Ntabwo FARI yakontorolaga intera hamwe, kuko FARI yari milisi ya MND. Ntabwo komandoma ya intera hamwe ntabwo abaga muri FARI. Ibyo abantu bagiye babimenya. Ntabwo iby'intera hamwe zakoze rero bishobora kubazwa FARI, kuko ntabwo bari mu ngabo z'u Rwanda. Ntabwo babazaga ingabo z'u Rwanda. Yari milise, rwari urubyiruko rw'ishyaka, bagombye kuzibaza MND, ntabwo bagombye kuzibaza igisirikare. Barayizimije, barayisheshe ntayihari, bazayikure kugira ngo bayibaze ko aribo banakoze n'amakosa. Niyo bashobora kuba bakurikirana bakavuga bati urubyiruko rwawe rwakoze, none MND nta n'iki bo baranayisheshe. None se izo ntera hamwe bazibaza nde, cyangwa bazigereka kuri FARI kugira ngo bigende gute? Aho ngaho ndagira ngo sobanure ko niba hari intera hamwe zakoze jenoside, ntabwo zigomba kubazwa FARI, ntabwo ibyo zakoze zigomba kwitirirwa FARI, kuko ntabwo zari su komandoma ya FARI. Icyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya. Icya kabiri ni uko FARI nta jenoside yakoze. FARI yari iri ku rugamba, yari ihanganye n'izo nkotanyi ku rugamba. Nta hantu batwereka ngo komando n'uyu yohereje initiniye ngo nijye kwica abantu. Ibyo ntabyo babona. Ariko kwezi dushobora kubereka aho DMI zagiye zohereza abatekinisiye kujya kwica. Siko twayibonera ibimenyetso, kuko nabo ubwabo barabyitangiye. Nibareke rero gusaza imigeri babeshya ngo niba abantu babaye muri FARI baba ari bamwe mu bashinze FDLR cyangwa barinjiye muri FDLR, ntabwo ibyo bishobora gusobanura ko FDLR igizwe n'abajenosideri. Ikindi cya kabiri, guhera muri 1996 hari abasirikari bacyuwe bari muri FARI, bari muhara muri kira gice cy'uburasirazuba, baba bafatiye Goma, baba bavanye i Bukavu. Hari abasirikari benshi bajyanye mu Rwanda. Hari yewe nabo basigaye bafatanije na FPR batahunze igihugu, biyentegara muri FPR. Ko nta numwe twigeze twumva wigeze akirwa imbere y'inkiko ngo ashinjwe jenoside. Bihindukira gute bakaba abajenosideri kubera ko banze kuyoboka FPR, banze gutaha mu Rwanda ngo bajye gupfukamira FPR? Ivyo nabyo ugasanga ko ni urwitwazo, nako namatakira ngo niko nanabyita se n'urwitwazo, namatakira ngo yiyo kubona ubuzi icyo urega umuntu ukaba nka wundi uvuga ngo ubuzi icyatuka inka, aravuga ngo dushyira icebe cyanyu. Ntabwo kuba abari muri FARI baboneka muri FDLR muri kino gihe bihindura FDLR abajenosideri, kuko nta naho FARI ivuga ko yakoze jenoside. Ntawe bigeze berekana. Abagiye bataha, abasigaranye na FPR, ntawe numwe berekamwe ko ari umujenosideri. Abagiye bataha bavanywe muri FDLR, nta numwe bigeze akurikiranwaho iyo jenoside ngo ahindurwe umujenosideri. Uwashinze FDLR General Rwarakabije ubu ari kumwe nabo hariya, ntibigeze bamushinja icyo cyaha ngo bimugaragaza ko ari umujenosideri.
twabivuze kenshi yenda niba bashaka kugira ngo bazabyumvikanishe bazamufate bamujyane mu rukiko bazamuhamya jenoside noneho tuzabyemere hari benshi iyo FDR rero hariya muri Kongo wayijyanye ni Mukantabana Serafina wabaye minisitiri w'impunzi niwe komanda wa mukuru wa FDR wayivanye hariya muri Kongo Brazzaville niwe wabajyanye muri Kongo niwe wajyanye hakurya Kinshasa amaze kuvugana na Kabila abaha misiyo bajya kurwana bagezeho bakora umutwe wa FDR atashye mu Rwanda ntibamugize minisitiri bigeze bamubaza ko ari umujenosideri abo bagiye bacyura se muri zira za operasiyo umoja wetu bacyuye abangana iki kimya ya mbere na kimya ya kabiri bacyuye abangana iki Sokora ya mbere na Sokora de bacyuye abangana iki nuwuhe batweretse wigeze bakurikiranaho jenoside ibyo rero ni ukuvuga ngo ntibakazajye babeshya nyine bwa mugani baba bashaka kubeshya abanyarwanda kuko abazungu bo ntimukavuge ko abazungu babeshya kuko ibyo bakora abazungu babiziranyeho nabo ni twebwe babeshya kandi natwe ntibatubeshya keretse wemera kubeshyeka nge ntawe uzambeshya ntibakubeshya birakureba nge ntawe uzambeshya ntibakabwire rero ngo bateye ngo igipindi ngo bateye ikinyoma ngo cyafashe ntabwo ari twe mubeshya ahubwo muribeshya kuko icyo kinyoma cyanyu n'ubundi ni mwebwe kizakora twe kizakoraho igihe kiraje kandi kibibereke muhagarare gatoya murakoze urakoze Tarisisi rwose ukuri ni ukuri niyo kwaza gutinze niyo kwakererwa niyo kwazavugwa haciye igihe impamvu yumvikana ya mbere nuko abo bacyuye bose batahanye b'abasirikare nta n'umwe bareze jenoside abari muri FDR ni abasirikare bahoze ari abasirikare mu Rwanda bari muri fare bahindura ko ntabwo bakiri abasirikare b'igihugu kuko batagifite igihugu bahindura izina bakora uwo mutwe rero nimba bo bawuvanyemo barabacyuye ntibabita abajenosideri n'abasigaye sibo ariko nubiririmba ngo ukabiririmba igihe kirekire ngo Amerika kuko igushyigikiye mu bisigaye byose ngo nabyo ikabyemera ngo ikagushyiriraho n'amafaranga n'ibiki byose ngo by'ukuntu ngo uzatsemba uwo mutwe ntabwo bihinduka ko abo bantu ari ngo basize ngo bakoze jenoside abasize bakoze jenoside rero ntabwo bari abasirikare ni abaturage bari baragiye mu murongo w'interahamwe nta nubwo ari abahungiye muri Kongo bose ibyo rero kubiririmba ngo ukabiririmba imyaka n'imyaka ukabibwira abantu benshi ukabivugira henshi mukabivuga muri benshi ntibihinduka ko bihinduka ngo bibaye ukuri ndagira ngo bacire birarura duhora tubabwira ngo bacire birarura kimwe nuko mbwiriye uka Belgique ngo icire birarura jenoside n'eshatu babyemera batabyemera babishaka batabishaka bisobanuro byazo bizaboneka ndekamo ijambo Madame Brigitte nawe ibinyoma byagiye bimunyura imbere ni byinshi ariko ngo kubera ko ngo byavuzwe n'abantu benshi ngo bikavugirwa henshi bikavugurwa na benshi ngo ubwo ngo ni ukuri ngira ngo murabona ko hari abantu uyu munota barimo gukora iyo practice iratangira rimbanyije ngo yo kuvuga ikinyoma inshuro nyinshi ugashyuha ugatitira ukamera nk'uwafashwe n'umwuka wera ngo kugira ngo abantu bazemere ko ibyo uri kuvuga ari ukuri no ntabwo ari ukuri niyo wabivugira henshi niyo wabivuga kenshi siko ukuri ni ukuri niyo wabigenza murakoze Madame Brigitte wawe ijambo ni ryanjye uri kuri mute Minisitiri Mwimayire murakoze Tarisisi yerega byose arabirangije ndagira ngo mushimire abivuze ukuri jenoside ahubwo ngewe ubu ikibazo mbona dusigaye dufite ni ukuzibaza ngo iyo jenoside bavuga harya yakozwe nande yakozwe ite kubera ko niba urega abantu bo muri FDR ngo bakoze jenoside ukavanamo abayiyoboye ukavanamo abayishinze bose bakaza mugakorana icyo gihe niba ubita umutwe w'abateroriste ukabita abajenosideri nawe uri gukorana n'abajenosideri ntaho utaniye n'iyo FDR nta na hamwe barwarakabije barahari ba Sarafina barahari nk'uko Bwana Munyankinda bivuze hari abantu benshi banyuze mu ngando hariya imutobo abandi banyura mu ngando hariya imudende bose bagiye bavanwa muri FDR abantu bose babaye capture duhunguka ni benshi cyane
bajyanywe mu ngando, bamwe baba reintegre, abandi ikintu kibabaje nuko abandi inkotanyi zagiye zibica umwe hirya, zibicira hirya no hino ahantu hatandukanye, abantu ukagira ngo abantu baheze mu ishyamba kandi barahungutse inkotanyi zikabica. Rero iyo jenoside twabwo ikibazo tugiye kujya twibaza, yakozwe ite, yakozwe nande? Kandi nta nubwo turi abiburira igisubizo, kubera ko igisubizo barakiduhaye, Tito yarabisobanuye, Kabarebe yarabisobanuye, Kagame yabisobanuye kenshi cyane rwose ko aribo babigizemo uruhare. Ibyo bibazo uko bimeze barabidusobanuriye. Ngewe maze kumva ibyo Tito yavuze, nkumva bya Kabarebe, nkabona n'ibyo twagiye tunyuramo, nge naricaye ndavuga ntese ubu ngubu nafata nde nkashinja nde wakoze icyaha cya jenoside, niba hari abantu babigizemo uruhare kandi babyiyemerera, ariko bakaba badashobora kujya ahagaragara ngo nabo baciribwe imanza. Icyo kibazo nicyo nsigaranye mu mutwe wanjye. Abatekinisiye baraje bivanga n'abaturage bari mu Rwanda, bajya mu nzego zitandukanye, bajya mu turere dutandukanye, bajya mu maserera atandukanye. Ibikorwa byarimo abari babiyoboye bivanga n'izo nkotanyi, bakorana nabo, barakoraga. Tito yarabitwemereye ko bakoraga. Ikibazo dusigaranye ni ukuvuga ngo niba hari interahamwe zari ziri ku Kicukiro, hakaba interahamwe zari ziri Remera, bakaba barakoranaga n'interahamwe inkotanyi zashyizemo, bazamenya barahana nde ko za nterahamwe z'inkotanyi zo ubwazo zari ziziranye ariko abandi batazizi? Bazahana nde? Uzabyitirira nde? Mbwira abantu bo muribuka, wowe urebye aho abantu bawe bari naho baguye, n'uruhare FPR yari ifite, uzabyitirira nde? Ibwo bwicanyi uzabwitirira nde? Ko ikibazo cy'iwacu ari ikibazo kitazarangira. Ukagenda wikubita uvuga ngo barakwiciye, warangiza ugasanga umuntu wakwiciye ni n'umuntu wenda murimo gukorana. Umuntu wakumazeho urubyaro ni umuntu muri gukorana. Umuntu wakumaze wakwatsa ababyeyi ni umuntu muri gukorana. Aho muri zayibuka abo bantu babagenda imbere, ba Tom Ndahiro, ba Mubaraka, bande abo bose ba Roza Kabuye, bose bari infiltré, abantu bari infiltré ukuntu. Icyo kibazo nicyo kigiye kuzatugora. Naho kwicara mukavuga ngo nta jenoside y'abahutu ntayo tuzigera tuvuga. Amerika ntago yayemeje. Amerika ntago ariyo yemeza ko umuntu wanjye yishwe kandi akicwa azira icyo yari cyo. Abantu bagiye bazira icyo bari cyo, bishwe kubera ko ari abahutu. Ababurugumesitiri babica kubera ko bari ababurugumesitiri. Abarimu babica kubera ko bari abarimu. Abize babicira ko bari barize. Iyo jenoside turimo kuvuga, uretse no kukwica bakakwaka ubuzima, barafata abantu bose bari abaministre bose barabafunga ngo bakoze jenoside kubera ko bari abaministre gusa, niyo migambi nta niyo bari barimo. Ari ibintu byabagoye hejuru, indege imaze guhanuka. Iyo miryango, ibyo byose ni jenoside. Jenoside ntago ari kukwambura ubuzima byonyine nkuko Tarisisi yabivuze, ni byinshi cyane. Rero namwe muribuka, nimujya muricara mujye murakebukana mureba muti ariko kubanza ari we waje kwica iwacu. Uriya muhungu wo muri Canada w'umuririmbyi, abantu bice bamwiciye arabazi neza, azi ko ari inkotanyi yitwa Samtu Jean Paul. Niba ari Nyungura nde yitwa Nyungura ntabwo ndende irindi zina ndaryibagiwe. Nagize ngo ni Samputu. Abantu babiciye arabazi. Uyu madamu Kansinge abantu bishe muri iwabo arabazi. Nta gushaka kujya kuvuga ngo ni interahamwe zaje iwacu ngo ngiye ngo nabahutu twari duturanye bakoze ibi. No, hariho ababonye ababiciye ariko badashobora gutinyuka kubavuga, cyangwa se ko baje muri masse bambaye interahamwe kandi nabo bari mu nterahamwe. Ikibazo cy'iwacu kirakomeye Banyarwanda. Ariko icyo ngira ngo mvuge gikomeye cyane ni ukubona umuntu yicara
akavuga ati nge nzajya mvuga ko banyiciye, mvuge n'abanyiciye, mvuge n'ubwoko baturukagamo, ariko nta moko aba mu Rwanda. Brigitte uriya wavuga muri chat bakubwiye ko ngo ari Corneille. Ni Corneille ke murakoze. Nge nzavuga ko nge nzajya mvuga ngo abanyiciye ndabazi, abahutu banyica baje kunyicira ndabazi, ariko nibigeraho mvuge ngo nta moko aba mu Rwanda, nta bahutu, nta batwa, nta batutsi. Kandi uzi neza ko ari abahutu bakwiciye. Ibibazo by'iwacu tugomba kwicara tukabiganiraho neza, naho gukwirakwiza ikinyoma uvuga ngo uzagikwirakwiza ku isi yose, uzanyura mu hasi unyure hejuru uzenguruke amahanga yose ubabwira ngo no, ntabwo ari byo. Jenoside Kagame yarayiyemereye, guhanura indege yarabyiyemereye, avuga ko iyo adahanura indege Habyarimana ashobora kuzamutanga nawe akamwica. Ibyo yarabivuze. Titaravutubwira ati ngewe rwose abatekinisiye bari bahari muri buri serire nibura twashyiragamo nibura abantu 5. Nibura 5 muri serire. 5 se ahubwo intera hamwe 5 muri serire hari zahabaga. Iwacu nta ntera hamwe zahabaga. Ariko urumva ko muri serire y'iwacu hari afitemo 5. Muri abagiye muri za serire zikomakomeye. Ntago ho intekerezo ko babaga bafitemo abarenze 5. Muziko makomeye buriya niho bagiye bajya. Ubwo rero ikibazo cy'iwacu Minisitiri Mwemayire tuzakizwa no kuvuga ukuri, kwicara tukavuga ngo tuzicara dupange ikinyoma tukibwira abantu bose, murabona ko ntacyo bigeraho. Baricaye barabipanga bafite ingufu zose zishoboka, ariko nyuma y'imyaka 30 bo ubwabo bari kugenda bivugira ibyo bagiye bakora. Ntabwo ikinyoma rero gihinduka ukuri, niyo wakivuga imyaka 1000, niyo wazenguruka muri buri rugo kababwira iki uzi kuri kubeshya, nyuma y'imyaka 10 cya kinyoma bazababwira bati burya ni ikinyoma watubwiraga. Murakoze. Ikibazo rero aho dore aho ikibazo gisigaye mwabavandimwe. Ikibazo gisigaye ku bantu bahoze mu Rwanda barimo kubyina no muziki. Umuziki wo kuvuza induru, iki kintu kiraho cyubatse ngo cy'abacika cumu ngo bagomba ngo kujya bagenda ariho donc nibo bantu bafashe idarapo baburanira inkotanyi aho zapangiye ibyabakorewe. Ntago muhazi ntimwari muhari. Inkotanyi aho zapangiye ibyakorewe abahutu ni muhazi ntimwari muhari. Ariko nimwe batwaye imbere n'idarapo rwose, nimwe mwirirwa muririmba ngo nimwe muba mu myigaragambyo, nimwe mufite ibintu bikomeye cyane murimo, ariko maze igihe mbabwira ko muri mu mugambi wo gushira, wo kumara wo gushira no kumarisha bene wanyu. Mwemayire, reka mbumvishe gatoya akantu hano niba karashobora kubageraho kugira ngo mwumve neza icyo bita FDLR. Ni mushiki wabo ubivuga. Mushiki wabo duha definition. Niwo duha definition ya FDLR mwumve. Haramutse hari ibihugu dere n'ingengabitekerezo s'abantu mumbabarire nari imyaka bafite mumbabarire nabishyizweho ndi kuri mite. Reka nze mbitangire neza mu byumve. Mumbabarire gatoya nongere mbizane kuko narindi kubikina nashyizeho mute ntabizi. Ubwo se bigiye he ko bincitse? Twabyumvaga ariko birancitse ahubwo ariko mwihangane. Baraje bavuge ko ari padiri wari urimo kubigukina. Nubundi agiye kubidushyiriramo padiri, reka padiri nabidushyirira padiri. Banze ndebe umutekinisiye wanjye. Barya bagita muri studio. Okay. Haramutse hari ibihugu byaba bishyigikiye FDLR, kuko FDLR n'ingengabitekerezo s'abantu, umubare wabo si imyaka bafite, ni imitekerereze y'abari muri uriya mutwe. Reka nze nongere se nk'ubisubizamo mwumve rwose. Ntabwo nubisubije. Donc FDLR ntabwo ari abantu mwumve. Haramutse hari ibihugu byaba bishyigikiye FDLR, kuko FDLR n'ingengabitekerezo s'abantu, umubare wabo si imyaka bafite, ni imitekerereze y'abari muri uriya mutwe. Mwabyiyumviye?
namwe muri FDL. FDL ntabwo ari abantu, ntabwo ari n'umubare w'abo bayigize, ni igitekerezo cy'abayigize. Ni igitekerezo cy'abayigize, ntabwo ari abantu, nta nubwo ari n'umubare. Ibyo bintu mwumva bisobanura iki? Iyo niyo FDL bababwira, noneho mwebwe mukareba ibindi, ariko bafite uko babona FDL. Donc FDL ni umuntu wese utemera killing machine. Donc ni igitekerezo. FDL ntabwo ari abantu, ni igitekerezo, ni ingengabitekerezo. Umuntu utemera umubare w'abo bantu bafite icyo gitekerezo, ahubwo ni uko icyo gitekerezo kingana naho kigera. Ntabwo byoroshye. Iyo FDL baba bababwira rero ntimuzajye mwumva iyo bayibona mu Burundi, bakayibona muri Kongo, ejo bakaba bayibonye mu Bugande, ejo ikaba muri Tanzania, ni ukuvuga ko twebwe ntabwo tuzi definition ya FDL nk'uko bayivuga. Mujye rero mumenya neza FDL baba bari kuvuga icyo ari cyo. Ngo FDL ni igitekerezo, ntabwo ari abantu. Icyo gitekerezo rero bazakidusobanura. Ntabwo byoroshye. Doko igitekerezo FDL ni umuntu wari we wese urwanya killing machine. FDL na Kikwete abaye. Nkuko umuhutu ari umuntu wese utabemera. Uwo muntu ni umuhutu, uwo muntu ni interahamwe, uwo muntu ni FDL, uwo muntu ni mbese iriya mitwe yose bavuga. Interahamwe, FDL, sederi, numvise banyita sederi nanjye. Harya ikindi ni iki? Ibintu byose urumva niba bavuga ko ari igitekerezo, n'inkotanyi yaba ifite icyo gitekerezo yaba ari FDL. Icyo gitekerezo bavuga nyine twe tutazi, nibo bakizi bazakitubwire. Igitekerezo kiri global. Icyo gitekerezo nibo bakizi, bazatubwire uko kimeze, batubwire n'ukuntu kirenga umubare bazi w'abashinze FDL, kikarenga uwo mubare, kikarenga n'imbibi zaho ihagaze, kikagera ahandi hantu. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Ni ukuvuga ngo abari abantu hari aho byageze bareka kurwana n'ibyo babona, barwana na baringa, batangira kurwana na ghost. Nuvuga ngo nabo ubwabo barwana na ghost, no muri bo harimo FDL. Oui. Bariya birirwa bakindagura ni FDL. Bariya bose ni FDL. Jesus Christ. Ntabwo bizapfa koroha rero. Brigitte, urumva FDL bazayishakira he? Ubundi FDL ni none se bazayihungira hehe? Bari kubaza bazayihungira hehe? FDL ari ghost, ikabiri mu mwuka bahumeka, ikabiri mu biryo barya, ahantu bazayicikira. Bazayicikira hehe aho? Igiye kuba nka corona rero. Oya nambe bazambare mask, ntago bazaba. Oya nibashireho ahubwo muri makeya ubwoba bwarabatashye. Ubwoba bwarabatashye ni bya bindi nababwiye bya mutima muke wo mu Rutiba wasohokaga kajya hanze ati ningwe nawe bari kuvuga kuriya. Bari kuvumbura bagize ubwoba bavuga bati wasanga iri hagaze hano, wasanga iri ubwoba bwarabishe. N'ubwoba bafitiye iyo FDL nta kindi. Ariko ngewe buriya ndimo kwibaza, ubwo avuze ngo FDL ni igitekerezo, ubwo se ni ikihe gitekerezo da ku bantu bagira ibitekerezo? Umuntu wese ufite igitekerezo kirwanya killing machine. Ariko se barumva batubwira ko baziye kutwica, bakatubwira ko bazatwica, tugakomeza tukicara ntitwinyagambure ngo tuvuge tuti oya rwose mwitwica. No. Oya ariko muhagarare inka yanjye ibice mutamvunira inka. Ntabwo bizakunda. Ikinyoma cyabo nibo bakishyiriye hanze, batugaragariza iby'ukuri bari barateguye, ntabwo ari twe twabivuze, nibo babyivugiye. Abantu rero bari kurwana no gukomeza kubaha kubatiza umurindi, nabo nibacire birarura nk'uko Felicita bivuze. Abo bantu bakiruka inyuma
nibaze baza dufatanye turwanye iyo kiringi mashini, nibaze, ni kubera ko inkotanyi zadukoze mu nda, ziradupfakaza, zitugira incike. Ibitekerezo byabo njyewe hari ikintu kimwe ntajya nsobanukirwa. Kuva imyaka 30 ishize, kuva bageze mu Rwanda bahise badukira abantu, kandi mu kwadukira abantu badukiriye bantu bitwaga ko ari ba responsable, nibo bahereyeho, bagombye kubazwa ibyo bintu. Bisha abakonseye bose, bica aba responsable, nge ndavuga ibyo muri komine yanjye ya Kanama, bica ababurugumestre. Ibyo birareba u Rwanda rwose ahari, buri muntu ajyaza yivugira iby'iwabo, barabica barabarangiza. Niba warishe responsable wa serire ukica konseye, izo nama niba zarakorerwaga kwa konseye, izo nama bavuga za emeri z'intera hamwe, mukica uwari burugumestre, mukica uwari umukuru w'ikigo cy'ishuri runaka. Abo bantu bose bari bashobora kuba batanga amakuru, mwarangije kubica. Muragira ngo ayo makuru y'ukuri muzayahabwe nande? Ko mwebwe muzi neza aho amakuru ari, muyibitsemo. Baba tekinisiye banyu 5 mwari mwarashyizemo. Tito yaravuze icyo kora, icyo nshaka kwemeza nuko ngo batari baziranye. Barya abatekinisiye ntibari baziranye. Ntabwo nzi niba nyuma inkotanyi zimaze kuza zarabahuje zikabwira ati rero mwakoze akazi neza, tureka tubahembe, tugende tubaha imyanya itandukanye, cyangwa nimba bagenda bayibona umwe ku giti cye, buri muntu akabona ishimwe rye ku giti, buri muntu ku giti cye, batarigeze babwira bati dusubire muri raporo turebe uko mwakoze n'ibiki byose. Uretse ko hari aho banengwa ngo baticiye insina neza. Hari abagiye bavuga, hari uwaciye muri kera aravuga ngo ntabwo biciye ku buryo buhagije. Ubwo hari abagiye banengwa, nabo ndabyemeza ko muri bo hari abagiye bicwa. Abo bantu bagomba kubaha amakuru ko mwarangije kubiyicira. Ikindi mushaka ni iki? Abo bantu bakoze izo planification niba byarabaye planifiye, ko byabaye planifiye ku rwego rwa prefecture, bikaba planifiye ku rwego rwa komi, bikamanuka. Uretse ko iby'iwacu ari ibibazo bikomeye, ntago waba uri ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ngo ubutabarirwa mu bantu bakoze planification hanyuma ngo bazajye kuvuga ngo konseye ni wagiye guplanifiye. Mw'abanyarwanda bo, konseye ntabwo nta mabwiriza ministre yamuhaye. None konseye yagiye kwica ministre nta mabwiriza yamuhaye? Hari abaministre barabere rwose bigendera bidegembya nta kibazo. Ntabwo nshaka ko babashyiraho kubera ko ntabyo najya kuhamya, ntabyo nzi. Ariko niba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nta kibazo yagize, nuko ko nta n'umuprefe yarebye, nta n'umuburugumestre yarebye, nta n'umukonseye yarebye. Ibyo bintu rero planification yarabananiye kuyemeza kubera ko bitigeze bibaho nyine, kandi muzaho byateguriwe. Niyo mpamvu kuyishakira mu bantu bari mu Rwanda bitazakunda, kubera ko ari mwe mwabiteguye, mwarabitubwiye. Mwijya kubeshya aho ngaho ikinyoma cyanyu cyarangije kujya hanze, mwarangije no kwihera ibimenyetso. Nta bindi twakora. Babeshya Abahinde, so Abahinde babeshya bakemera. Abahinde babonye ambasade ntabwo bakipfa kubabeshya. Ariko burya impamvu babivugaga, impamvu bavuga muzabeshya Abahinde nuko bazi ko Abahinde batuva Ikinyarwanda setu. Ubu Abahinde bakize Ikinyarwanda rero, barakize. Abahinde mu Rwanda nibo babona byose, babahaye za Faisal nubwo zageze aho zikaba inuza, babaha ibintu byose. Ubuhinde nicyo gihugu u Rwanda rusigaye rurambirijeho, niho Abanyarwanda bajya kwivuza iki byose. Ubu Abahinde basigaye abanyeshuri bose bajya kwiga, abanyeshuri niyo bajya kwiga. Ubwo rero ubwo muzabeshya ndetse Abahinde nibo twadusigaye twabeshyaga, none nabo barabimenye. Baravuze ngo mujye mubeshya Abahinde nibo batagira ambasade mu Rwanda, nuko babivuga. Nge nzi ko ari uko rurimi. Oye, baravugaga muzabeshya Abahinde nibo batagira ambasade mu Rwanda. Okay, ubwo rero barabikemuye. Nta muntu uzongera kubeshya rero, nta muzabeshya. Ntabwo muzabwira abana ngo uriya mihanda nibo bayubatse, ngo mu Rwanda nta mashuri yabagayo, ngo ibi ariko uziko inkotanyi zibeshya. Imihanda bubatse umuhanda wa Kibuye, ari imihanda basanze amaproje ahari, bagenda bakomereza aho byari bigeze. Ariko uwo muhanda wo ku Kibuye unawugiyemo wakwibaza wubatswe mu muhe mwaka? Umuhanda wa Gisenyi Kigali urawuruta gukomera. Ariko ko batubwiye ko yana batangira
ngo nibo batubwiye ko ari nabo banatumaga ngo imvura igwa ngo bagatuma ngo n'abagore babyara ko bavuye mu gihugu imvura ntiyaguye cyangwa ntabwo abagore babyaraga nabyo byarageze aho abantu barabimenya n'ibindi ubu ngubu ntabwo bakongera kubibeshya abantu sinzi impamvu bahora basubiramo amakosa amwe gusa batajya bigira ku mateka ngo bavukanye imbuto ngo ariko biriya bintu byo kubeshya uriya muco wo kubeshya buriya bawukuye he mumbarire munsobanurire hari abantu naganiraga ariko babibeshya ntawe babeshya baribeshya njye nababwira ko bibeshya kuko ntawe babeshya ntacyo bambeshya ngewe turebe muri chat se turebe icyo abakunzi bacu barimo kutubwira nabonye nabo baganiriye umuntu arebyemo ntabwo yaba agize nabi ko nabo iki kiganiro urabona ko banagikunze ari benshi cyane bishobora wenda gutange n'ijambo ku muntu umwe cyangwa babiri ndebe niba nakureberamo ego ndabona hano iwanjye birahera kwa Nkunda Amahoro uragiye Tarisisi kuri mute yes hari ahantu nari nkoze buriya Nkunda Amahoro aragira ati Mutagatifu Mihigo Kizito yari yababonye kare jenoside yakorewe abatutsi niwo musaraba w'u Rwanda komeza uruhukire mu mahoro ya Nyagasani ntumwa y'Imana numa y'amahoro Beyabe atariko Koroneye yabanje guhisha ko ari inyenzi zamuhekuye sawa Sara nawe akavuga ati ni Koroneye ubwo ni hariya wavugaga wibazaga ryazina nyine ryuriya mucuranzi Mukamusoni Liberata ati Brigitte wase muvandimwe none si inkotanyi zirabona zo n'umunyamerika uzishyigikiye bazakomeza kwica abantu bagatega agahanga Brigitte wase nawe akavuga ati Nkunda Amahoro ati nakomeze aruhukire heza ruvure message dope Kizito Mihigo Beya ati Madamu Mwemayire muzadukorere ikiganiro ku ruhare rwa tekinisiye ba FPR muri jenoside ya 1994 muzaba mukoze ariko ibiganiro byarakozwe byinshi cyane kwaba ari gusubiramo ntabwo numve impamvu cyo kubiga tubisubiramo byarahise ku isi n'ijuru byarahise ku mutware byarahise kwa Boneri byarahise ku ipfundo hari henshi byatambutse washaka kubyumva yabyumva Antoine Habumukiza ati serire zarengaga 9,000 bivuga ngo interahamwe zihwanye n'abatekinisiye ba FPR inkotanyi ukuvuga ngo 9,000 ukubye gatanu biba 45,000 byibura bari 45,000 mu gihugu hose ubwo niko ari kuvuga hanyuma banamboka ati burya abanyarwanda mu by'ukuri ntacyo bapfa ahubwo bapfa ibiryo kugira ngo babigereho bitwaza ubwoko cyangwa uturere bityo bikazana amakimbirane Mukamusoni Liberata ati Brigitte tuyishime murimo gupfobya imvugo za Rutaremara yivugiye ko muri buri serire harimo abatekinisiye 5 byibura b'inkotanyi abantu barabazi bari abapadiri ababikira abakozi ba leta Riyani Linda ati Kagame muri speech yaravuze ngo ariko iyo ndege twahanuye ubundi yari mwiki abatutsi nanjye njya nibaza niba batazi master plan ya FPR Minister muzazane ya master plan ya FPR bari bafite ubwo ni mwe mari ari kubwira Nkunda Amahoro akongera ati oya sawa Sara ati mushiki wazo yatanze definisiyo ya FDLR
muzayumve kuri la voix de Grand Lac. Mugiye no kuri TikTok mwayisanga irahari. Nkunda amahoro ati Brigitte Uwase ati uriya musore ntiyari asanzwe, burya koko nta w'umuhanuzi wabo. Hanyuma Mukamusoni Liberata kongera ati iyi nzanga y'umugore w'umutinganyi koko arwaye mu bwonko. Ati mushiki wazo uzi ko washiririye ubwonko nawe ariko. Hanyuma Musirikare Hilari Marcel ati FDLR baba bavuga ubutegetsi bwose bashobora kuba baba bavuga ubutegetsi bwose bwashobora kubakoma mu nkokora. Sawa Sara ati ntiwabitangiye neza ngo ni ngengabitekerezo. Ntiwabitangiye neza ngo ni ngengabitekerezo. Hanyuma James Basebya ngira batware ni dogiteri, ariko dogiteri ko atakiboneka yazagarutse mu biganiro. Ndamwibuka muri debat twakoranaga ndamutumiye rwose. Dogiteri James Basebya uzagaruke tubongere tuganire rwose. Ikiganiro byawe turabikunda, uzagaruke tuganirize. FDLR bivuga kurwanya RPF ni James Basebya ngira batware. Hanyuma yafu promo ati ndumva mushiki wabo yunga mu rya Rutaremara ni nuwayo y'imitekerereze ya FPR. Hanyuma beya ariko hari n'inoza narisimbutse hano ati yabasebya ngira batwara akavuga ati Kizito ni FDLR. Beya ati ariko ngewe numvishe mu mateka ya Sederi yari icanye ku maso yabaye ikiriho nari kuyinjiramo da. Wase ati Liberata Mukamusoni ati uyu munyanyagizaga fuse yaba umutinganyi ahari ko numvise ko ngo afite umugabo w'umuzungu. Ariko yagiye muri kahunze benda avuye igitagata bamuhora ko nabonye ahoberana na Makoro. Se bwana Makoro nawe niwe oya ajya muri Amerika mbere y'intambara yarahunze avuye igitagata bamufungiye igitagata bamuhoye ubutinganyi musaza wamuhungishirizayo. Ntabwo ari inkuru mbarirano nibyo yabayeho. Yabaye mu lesbienne rwose mbere bitaranamenyekana. Ravenaki ati FDLR barimo mbere y'intambara kwa Habyarimana barabafunga. Baramufunze bamufungiye igitagata mu ngororamuco. Ravenaki ati FDLR barimo irabazengurutse. Musirikare Hilari Marcel ati Kagame iyo avuga FDLR muzamurebe abafite umujinya nk'uwa kirimbuzi kuko n'abantu adashaka kubana nabo, ariko ntiwakwica abo mudahuje ideology ngo barangize. Sawa Sara ati mwemayire we uwo kiringi machine dashaka wese ngo ni FDLR. Beya ati umuntu atandukanye n'igitekerezo bajye bareka kuvuga ubusa banyankaragata. Mukamusoni Liberata ati Brigitte Uwase ati muvandimwe ati ayora byose ntabwo uzi ko na Makoro se ari umutinganyi ariyo mpamvu yitwaza nyirakuru. OMS izabisubizeho ni abarwayi bo mu bwonko. Hanyuma yafu promati nukujya bikanga FDLR aho bari hose barafitwe babuze aho bahungira. FDLR ahubwo yarabinjiranye no mu rugwiririmo ahubwo se bazayikikira he?
niba ari ibitekerezo no mu nda zabirimo. Oho, ngaho nibereye. Musirikari Hilari Marcel akongera ati FDLR ni abahutu n'abatutsi basanzwe mu gihugu, ntawe bifuza kwicarana nabo ngo hato ejo twakwihuza tukabasezerera. Sawa Sara ati ntabwo Tarisisi yashyizeho audio yose, arabisobanura nyamara biteye isoni. Nabonye kariya gapariti gatoya hari ufite audio yose, hari ufite ntuza video yose yazayiduha tukazanayikinira abantu bakareba rwose bakayumva. Je nabonye kariya nakuye kuri TikTok. Yafu promati FDLR ibaye umwuka amazi n'ibiryo. Beya ati ngo retekinisiye ntibari baziranye, c'est impossible. Antoine Habumukiza ati Honorable Brigitte ati ibyo kwica abo bahutu bajijutse Samu Kayitare yarabisobanuye neza. Mukamusoni Liberata ati ariko nubu inyenzi inkotanyi nyazo zihabwa misiyo zikomeye ntiziba ziziranye. Izi ntore tubona zibyina n'intozo nyine z'inkoma mashyi. Intore nyantore ntabwo ziba ziziranye, izo tubona ngo ni intozo. Bariya mubona babyina nta nubwo ari intore cyangwa ni imiyugiri. Iriya ni imiyugiri ivura aho ngaho y'abacikacumu yirirwa ivuza induru gusa. Ntibazi n'igihugu kirwana n'ikindi, ntibazi na misiyo iri aho ngaho. Bo ni abantu bari aho gusa bo kwirirwa babyina ibyo bababwiye. Niyo mpamvu bajya kubahera za training mu ambasade, ubundi bakabahuriza hamwe bakabashukisha inzoga n'ibiryo, ubundi bakababwira ati mugende muhamirize. Nta kintu bazi, ntibazi bijya mbere rwose bari abacikacumu n'abantu barindagiye gusa. Sawa Sara kongera. Yego Sawa Sara kongera ati murumva ko iyo bagiye muri Kongo rero ko bafata abakongomani bose ko ari FDLR. Bana bisobanuye bavuze ko ingabo za Kongo ari FDLR. Ariko hari n'umwana w'umunyamurenge wabivuze di ako kavido mwana kabonye. Hari umwana w'umunyamurenge babashije ngo ese ingabo za Kongo zitwa ngo iki? Aravuga ngo zitwa FDLR. Very nice. Niba rero wabiciye ijisho simbizi. Niyo tunavuga ko ari igitekerezo. Kubarwanya wese aba yagiye muri FDLR. Brigitte Wase ati Liberata ati ahubwo nyirakuru nadacana ku mazi mushiki wazo azamuvanamo. Nizere ko atamujyana muri delegasiyo ajyana muri Afurika. Ariko ntiyakwibeshya abakongomani bamwirukana na tu. Anaparete Rukarati Beyabe ati Marara hari ibyo aba adashaka kuvuga by'inkotanyi, hano ntabwo yahashobora arakara vuba. Ubwo sinzi abari bamutumiye buriya. Azaza ariko buriya ntabwo Marara wamutumira yazada mwimubeshyera. Musirikari Hilari Marcel ati inkotanyi zije guhorera ababyeyi babo birukanywe n'abahutu, bityo bagombaga guhanagura icyitwa umuhutu wese. Naho abatutsi ngo kuko batabakurikiye babanye neza n'abahutu, bityo nabo baricwa. Senda zisoma zose ndazirangiza ra. Reka zisoreze kuri ya Kovadisi, ni ariko Kovadisi uvuga ngo Kovadisi Johannes. Ariko atariko muri shinga abantu bavukana ihundo ry'ishaka bakagusha imvura bagatuma abagore babyara bakica ba nyina ngo nuko banywesha nawe ngo ni abantu abarunari si abantu. Reka dusoreze kuri abantu bavukana ishaka ngo bavukana ihundo. Kovadisi rwose unkoreye umunsi, ndumva njye nawe utangiye ariko unkoreye umunsi rwose. Ati abantu bavukana ishaka nta mikino.
Tarisisi rero nimba hari agakuru k'ibijya mbere muri Kongo yenda wadusogongeza aho ubundi tugasoza ikiganiro. Bo ibyo muri Kongo ni urugamba rurakomeje. Urugamba rukaba ruri kubera hafi ya Sake, hakaba M23 RDF barafashe Rubaya, ariko FARDC ikaba iri mu misozi yose ikikije Rubaya. Ni ukuvuga ngo binjiyemo noneho FARDC zibagoteramo, ku buryo amakuru dufite ari uko no kuba basohokamo bitazaborohera. Ikindi ni uko indege zikomeze kubapirona, Sukhoi ikaba ikomeje kubarasa rwose, bakaba bakomeje kuhashirira, ku buryo noneho uwitwa Wiringoma yagiye kwikura mu isoni umunsi afonda igipinda aravuga ngo bahanuye Sukhoi. Ariko twategereje ko baduha amafoto yose Sukhoi bahanuye cyangwa twahebye. Ubwo rero ayo niyo makuru. Mirwano irakomeye kandi force speciale za FARDC zihagaze neza, ziri kubakubita, ziri kubarasa umugenda, ndetse na ya mitwe ya auto defense ubu ngubu bavuze bati aho duhagaze M23 izahagera izahura n'ingorane, ati ahubwo tugiye no kuyisanga aho iri. No kuvuga ko mu minsi mikeya mushobora kumva bayirukankanyara muri Kicanga, aho ngaho za Rubaya yaje kwihisha, bari kuvuga ko no kwivanaho bitazayorohera. Muri makeya urugamba nuko rumeze. FARDC zihagaze neza rwose, kandi nkuko Kiringi machine ikomeza kohereza ingabo zayo hariya, amakuru dufite nuko tuzi ko mu gihugu nta ngabo zihari, ahubwo buriya wakwicira inyuma kigira nk'Kigali byamworohera. Abahungu banjye ndumva mwakomeza mukigendera ntawo bakuma imbere. Ndumva nagarukira ahangaha. Urakoze cyane. Hari amakuru ariko avuga ko uriya mugaba wazo harya yitwa nde ziriya ntuzi, uriya mugaba wa FARDC, yego wa M23 yapfuye kera. Uriya yapfuye yajyanye na Kagame. Uriya nk'uko bahisha urupfu rwa Kagame niko bahisha urupfu rwa Makenga ntawe uhari. Nihagira ubona kuri Makenga nanjye azamunyereke, nta Makenga uhari, Makenga arapfuye. Ni nayo mpamvu mubona muri no minsi bazanye uriya Colonel Baudouin Ngaruye yaje kumusimbura, kubera ko bamaze kubona ko kugumya kubihisha bitashoboka, nyine noneho baranamushimbuje ku mugaragaro. Ayo niyo makuru mu by'ukuri umuntu yashakaga ko nibura ajya ahagaragara. Makenga yarapfuye, banga kubivuga nk'uko banze kuvuga ko Kagonyori yapfuye, hanyuma aho bagotewe hagati birabibyuye abana b'u Rwanda kuko bazahashirira, yenda bazabaha akayira ariko se bagiye keretse nibemera kujya hahandi bazabajonjorera ntabwo babikora ariko barahishiwe kandi ngo urwishigishiye ararusoma. Nta mbabazi mbafitiye. Ubwo rero dusoza yenda reka mbahe umunota umwe cyangwa ibiri ufite icyo ashaka kugira yarenzaho. Madame Brigitte wafata ijambo ukagira icyo usoza, uko usoza iki kiganiro, hanyuma ibiganiro byo nakagaruka, nta munsi tuba tutari mu biganiro. murakoze Minisitiri Mwemayire. Ndagira ngo nshimire Tarisisi kuri ayo makuru aduhaye. Ni amakuru y'icyizere arema abantu agatima, ariko ndagira ngo mbwire Abanyarwanda ko ibibera muri Kongo bitubabaje kubera ko bigwamo abantu bacu, ariko nanone mvuge nk'uko Mwemayire abivuze, nta mpuhwe mbafitiye abantu bishoye muri uriya rugamba rwose bakajya gutera igihugu kitari icyabo. Abazabigwamo nta kundi, kubera ko ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Ntabwo numva impamvu mushobora kubona ibiberayo, abantu bicirwayo, muhora mu miborogo, ariko mukishimira kugenda. Abantu b'abagabo bazi ubwenge, njya mbona nabonye ukuntu baba bapakiye muri irya modoka, nkibaza niba bari abantu batekereza. Ni ikibazo gikomeye, kandi nzi ko bafite ubwenge, nzi ko bumva, ariko ibyo bababeshyesha ayo mazahabu, ibyo binombe bajya gucukura, ntabwo ari abana banyu bazabisigarana, ntabwo aribo bazabisigarana. Muzi neza ukuntu babigenza, muzi ukuntu babima imishahara, muzi ukuntu bajya mukura amafaranga ku makonti ya
byose murabizi banyarwanda, nimuhaguruke muvugishe ukuri, mwange ibyo bintu agatsiko kageze kure, ubwo batagifite ntuza liberté de mouvement yo kujya muri Congo gucukurayo. Ubu ngubu abanyarwanda babamaze bari kubicisha inzara, babamaze bari kubambura udufaranga twabo kuri konte, babamaze birakabije. Nubwo babazaniye ngo ikimodoka gipima ibiro mu muhanda, ubu mbega gipima ibiro ni ukuvuga iki? abizi ko muri ibi bihugu biteye imbere, uretse ko na Tanzania birahari, hari ibyo bita weight scale, niba navuga gutera hano babyita gutera. Doko ni hariya navuga ko ari nka peyaje, hari banza kera byarigeze kubaho kuko dufite ahitwa kuri peyaje, hari ahantu imodoka zigera mbere y'uko ihita igapima ibiro, bakareba ko ibiro itwaye bitangiza umuhanda. Iyihe mihanda iriya y'Ikigali? Bazanye igikamyo, niba bagiteretse mu muhanda, amakuru yabyo sindayamenya neza, ariko icyo gikamyo niba ari ikimodoka zose ziri kunyuramo, niba biri kugenda gute, ngo bari gupima ibiro ngo by'imodoka ziri guca mu muhanda. Mva nta hantu batazayashakira yo mu ihembe niyo barimo bakama kugeza uyu munota. Ariko bashaka amafaranga bagira, ngewe ntago kugeza ubu numva ukuntu umuntu ajya kuri konti y'umuntu agakuraho amafaranga ataraye, akavuga ibintu bitumvikana, ku buryo ujya gushaka udufaranga ugiye guhahira abana bawe ukasanga nta kintu kiriho. Ni ibintu biratangaje kandi biranabaje. Iyo batagusinyishije ko bafitiye ideni kandi ari ntaryo ufite, nibyo nyine ngo ufite ideni utarigeze ufata kontra, utarigeze uguza, utarigeze ugira gute, ubwo bijura mubona budakabije. Rero abo basore bari kwirukanka muri Congo, bari kwirukanyira muri Congo bashaka kujya gucukura ayo mabuye, wenda ni imishahara bashaka, wenda ni imishahara bashaka, wenda ni ukugira ngo Kagame ngo azabone inzu, ngo ni ukugira ngo azagende muri ya modoka ntazi ubwoko bwayo. Harabona igeze kumva bavuga ngo bazamugura n'izirenze ziriyagenderamo, abo bakabivuga batagira n'igare ryo kugendaho. Mw'abanyarwanda mwe, ikibazo mufite ni ikihe? muri kubura iki ngo murengere ubusugire bw'igihugu cyanyu, murengere ubusugire bw'ubuzima bwanyu, murengere abana banyu, murengere uwizize ngo uwishe ntaririrwa. Minisitiri Mwemagiri, murakoze. Madame Brigitte, turakoze. Tarisisi nawe naguha umwanya ugasoza, ariko nimba hari amakuru waba ufite kuri ikintu nashaka kubwira, wasoza ntacyo ninkibuka ndabikikubwiramo hagatanga. Mwarimu kivuga iby'abanyarwanda na FPR, ndumva hari ahantu twigeze kubikora mu kiganiro tukababwira ko nibakomeza kujenjeka bakagumya kurebera FPR bakayemerera ibyo iri gukora ikagumya ikayibakorera, n'umwuka bahumeka bazawusorera, kuko n'uwo mwuka ni uwa FPR. Niza kubasoresha rero ntibazavuye ngo nari twarabibateguje, twarabibabwiye. FPR yaje ahubwo bisigaye itanga n'ubuzima, wabona nayo ariyo yabumpaye tu. Nyamara ntacyo tuba tutababwiye. Bashatse rero bafatihe n'igihebeba, niba bategereje noneho kuzasorera n'uwo mwuka bahumeka, ubwo bakomeze bihangane nyine. Ariko ndagira ngo babwire ko nta muntu uzabakorera rwa rugamba ni urwabo. Yenda umuntu ashobora kurubafashamo, ariko kuvuga ko hari uzabarwanirira byo ntabwo birimo. Hari n'aho numvise batinyuka kuvuga ngo turabashuka. Ntawe dushuka. Niba bumva nta kibazo bafite nibiryamire, uretse ko bari kubivuga nyine ari uwo nguwo utinya nyine ibyo bakora ko byamugiraho ingaruka. Aba rero nibwira abanyarwanda ni icyo bipini nimukabyumve, nimuhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu. Kubabeshya byo ntabwo bigishoboka, kubera ko twiyemeje gukubita ikinyoma hakubuye. Icyo bazabeshya cyose tuzakibeshyuza, kandi twaberetse ko n'abahinde batakibeshywa. Vuga rero ko hari abantu njya numva bavuga ngo FPR ngo yabeshye ngo amahanga. Oya, nta mahanga yabeshye, ibyo nzongera mbisubiremo. Yabeshye mwebwe abanyarwanda, mwebwe mubeshyeka, naho amahanga yo arabizi ntacyo atazi. Ubu se iyo Amerika yihanukira ikavuga ngo muri Congo
ngo u Rwanda niruvana ingabo zarwo ngo muri Kongo ngo bareke ngo gushyigikira M23 ngo ariko ngo no muri Kongo naho ngo nibareke ngo imvugo z'urwango ngo bareke ngo n'intambara ngo zibasira ngo ubwoko bumwe. Ese iriya ntambara ariko hari mu burasirazuba iri guhitana abatutsi gusa nta wundi muntu yigwamo? Ngewe rwose narumiwe, byantangaje kumva Amerika nayo ivuga ibintu nk'ibi. Iyo rero bivuze na Kigali ikaba yavuze biriya bakaba ari byo bita ngo ni ukubeshya, ibyo ntabwo muzabimbeshya, muzabibeshyaho mubibeshya n'uwo muzabibeshya n'abakongomani ubu ngubu bacanye ku maso, kandi n'uzasinziriza tuzamukangura tumubwire tuti kanguka bwakeye. Niyo mpamvu twinjiye muri rugamba kandi ntituzaruhagarika tutarutsinze. Tuzababwira rero n'abatarabyumva kugeza igihe muzabyumvira. Ndumva nashimira abo twabanye muri iki kiganiro kandi rwose nabibonye ko bakitabiriye. Nkaba nabasaba ko mukanda kuri like, mukore na share, ndetse n'abatari bakora subscribe muyikore. Ndumva nabashimira uburyo twabanye muri kino kiganiro. Murakoze. Mbibutse no gukora join, nayo iriho. Batarakora join ababona bikwiriye, nshimire n'abayikoze, abakoze join ndabashimira. Nshimire yenda sinabashimira mu mazina kuko harimo amazina nabonye nkabona ntago nyazi, ni amazina nyine umuntu buri wese agira izina rye, ariko hariyo namenye. Kwinirinda ndagushuhuje nubwo naguhaye nakubwiye ngo nguhe link hari banza wari uri busy, bra tuzaba turi kumwe mu bindi biganiro. Ndabashimira rero abantu bakoze join, nanibutsa abasigaye gukora join ntago bigoye. No kureba mu by'ukuri uburyo bushoboka butakugoye watera inkunga. Hanyuma maze bya bindi bambwira ngo nabikoze nabi ntiga uko bikorwa neza, cyangwa ibinaniye nkabishakira ababikora neza nka ndinda gukubitwa harya ngo simbizi. Iyo kutabimenya barabihondagurira honyeho bakubita umuntu mu bintu ntabizi kandi afite ubushake bwo kwiga. Bacamukane mu Kinyarwanda ngo izi bikazari amagi, bikazari amagi ngo wigaruta uwanga. N'ibindi tuzabikora, n'ibyo bindi wumva ko bikomeye nabyo tuzabikora. Reka nibagende iriya mitwe yo kuvuga ikinyoma igihe kirekire, ukumva ko ubwo wakivuze igihe kirekire ngo umaze amezi 7 uvuga ntawe ugusubiza. Ariko jya Abanyarwanda reka mbasaba mbere yuko mfunga mureke uburyarya rwose. Najya kubona nkabona umuntu arimo kumwe rwose nimwiyunge turabakunda mwese, igihe yavugaga ko mutabimubwiye, ko amaze amezi 7 avuga atubeshyera ko mutamubwiye ngo niyiyunge natwe. Mpfuye kuvuga gusa mbabwiye ko ari umunyamafuti, mbabwiye amafuti ye muratanye rwose nimwiyunge turabakunda mwese rwose. Urumva oya, utwo tunyoma ni mutwigizeyo. Amaze amezi 7 abadoda ntacyo mwarengejeho, ngo nuko babivuze ngo kubera ko agira ujwi rirerire nyine nk'iryaba abandi nyine nababwiraga bavuga ikinyoma igihe kirekire kikazahinduka ukuri. Babandi batajye bagira isoni, abantu bitwa batigaye ubuke, murabazi nta makuru ufite. Abatigaye ubuke kuri uno munsi ni abatutsi, ni abatwa nabo. Abatutsi nibo bahindutse abatigaye ubuke. Umva bavuze reka tureke n'amadere bakavuga ikinyoma cyabo kirekire babarira. Reka mbivuge bakagenda bitekereza kuri radio yawe. Nanjye ngabitekerezo singewe ubivuze ninjye ubivuze. Baragenda bakaririmba ikinyoma we kuzageza igihe uzacyemera. Umuntu amaze amezi 7 abadoda nta numwe wigeze amunyomoza, nta n'uwigeze agira ikintu. Mvuye kuvuga gusa ni mwiyunge ngo twese mwese turabakunda, natwe turabakunda, ariko nimugabanye ikinyoma. Ni ukuvuga ngo nta burenganzira ufite bwo kuvuga, ariko nicyo bishaka kuvuga. Ntabwo mfite, ntabwo nicyo bivuga kugira ngo bumve n'ibyo navuze, ahubwo ngo bumvise ngo ari padiri wabintumye, ngo ni padiri wabintumye. Ariko padiri yabagorewe. Padiri se bamuzana mu bibazo byawe n'umuntu mu ruhe rwe ngo byagenze ngo nta bajyanama afite. Oya, niba wumva urusha abamugira inama waza ukazimugira, ariko ntabwo yigeze abura abajyanama. Ntabwo padiri yagombaga kwinjira mu kabazo. Nge nigishije abana bo mwaka wa mbere ndabizi, abana nibo wajya kumva umwana ashira urutoki
ariko n'ubundi padiri yatumbanije abantu Thomas Nahimana ashinzwe gukemura ibibazo bya kiriya kirandebye hari ibibazo agomba gukemura n'ibyo atagomba gukemura byose ni ibibazo byamunaniye cyangwa niba yarabikemuye se ababifite ntibashake ko birangira mwagira ngo kuri wagira ngo ajye hanze avuze induru ngo mwemayire yagira ngo ikibazo nakana none cyane kugikemura nimufashe tugikemure ikira ni ikibazo padiri yagomba gutabariza oya abantu bajye mushyira mu gaciro namwe nimukajye murengera ngo mushake gukorera umuntu ibibazo bitagomba kuba bimureba buryarya bukaza rya urumva ndimo hagati nuriya nawe ndamuzi nuriya ntabwo muzi nuriya simbi oya ni mwerure cyangwa munaceceke nta nubona ariko nta nuri kubategeka kugira ibyo muvuga nta muntu uri kubategeka kugira ibyo muvuga ariko igihe yamaze avuga ntabwo nigeze numva hari ugira icyo avuga none ndavuze ngo padiri yamvugiyemo ubu se ko navugiraga iyo bakambwira ngo tabita yamvugiye tabita akavuga ngo Jean Paul na Flora bamvugiye byari byo niba byari byo ubwo na padiri arimo kumvugiramo mujye mugabanya utwo tuntu tw'utunyoma two tuntu two kwigira ngo muri abantu beza cyane ngo murajyamo rwagati ngo muragerageza ngo gukwirwamo ntabwo mukwirwamo mubere realistic mureke kubeshya rwose mwese turabakunda ababinyandikiye narababorotse mwese murabizi ninyandikira ibintu ngo rwose mwese turabakunda utwo tunyoma datwanze rwose murakoze reka tubasezereho ntabwo nifuzaga kugira ntuza hanyuma bavuga ngo bakuvuze ngo buriya wako ntacyo nkomereka kuko sinjya mbyumva nanisabira abantu biha kunyoherereza ibiganiro by'amasheni ntagirira subscribe ntabwo naniwe kwigira ngo nanjye byishakire azabirwa n'icyo iyo udafite subscribe mwe mari bibakanyoherereze rero ayo nkunda nyafitiye subscribe ayo nkunda nyafitiye subscribe ndabingiye azaduhereze yawe wakoze subscribe twebwe tubikora inkota iyaje ndiruka ntabwo yatwara inkota ije kunkomeretsa ngo ngende musanganira ubwo rero nimba wowe wumva umuntu yazanye inkota yo kuntera ukabona yampushije ukayinyoherereza mbiyame inkota zinkomeretsa ngiyo nzibonye ndiruka bivuga ngo ibyo biganiro ngo biba byaje kunkomeretsa ntabwo nkomereka ko sinjya mbyumva ntabyo numva ntabwo njya mbyumva ubwo bajye bivugira nimwe baba babwiye mu byumve namwe mu bimire ntimukabime ndabiyama urakoze kutwiyama ku mugaragaro minisitiri ndabiyamye rwose izuba ribi tuzajya tubimira mu ngoringo po nka bimwe bya kanyombya tubigumane bimira nibyo nanjye abantukana babwiye ko batajya banyereza ibiganiro byabo bajye babireka kandi koko nibyo ariko hari igihe rimwe na rimwe umuntu mujye mubimba nagira mvuga muzajye mubimba